ese uburyo cyangwa se position yemewe kuryamamo utwite ni iyihe? Iki ni ikibazo abagore batwite cyane cyane abatwite bwa mbere bigira amakuru menshi bakunda kwibaza, se mu gihe nasamye cyangwa se natwite nge ndyama gute? Cyane cyane bakabigiraho ikibazo muri cyagihe inda ibitangiye kuba nkuru. Ese nge ndyamye umugongo, ese nge nubika inda, n'utekereza ko niyo ubika inda umwana azahita apfira mu nda, ese nzaryamira urubavu? Uyu munsi muri kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe nyine uburyo bwiza bwo kuryama mu gihe utwite. Impamvu ari ingenzi cyane uburyo uryamamo mu gihe utwite nuko nyine uburyo ushaka kuryamamo hari ingaruka bugira ku buryo umwana abona amaraso cyangwa se uburyo amaraso atembera mu mubiri wawe. Ubundi uburyo bwiza bwo kuryamamo umugore utwite ni ukuryamira urubavu, yaba urw'ibumoso yaba urw'iburyo, ariko cyane cyane urw'ibumoso. Impamvu kuryamira urubavu ari byiza ku mugore utwite nuko nyine bituma amaraso atembera neza akagera ku bice by'umubiri by'umugore byose neza, kandi akagera no kuri nyababyeyi. Ubweze no kuri nyababyeyi biba byoroshye no kutagera ku ngobyi bikagera no ku mwana. Rero biba bitandukanye cyane cyane no kuryamira umugongo, kuko iyo uryamiye umugongo akenshi nyababyeyi iri mu nda ku gice cyegeye inda y'imbere, mu gihe ibindi bice by'umubiri harimo nk'imiyoboro y'amaraso ijyana amaraso ku mutima n'indi yagarura mu mubiri biba biri inyuma ya nyababyeyi. Bigatuma rero inyababyeyi uko igenda iba nini igenda isunika iyo miyoboro y'amaraso igasunika iyo miyoboro y'amaraso. Rero ugasanga niba umugore aryamiye umugongo, nyababyeyi kuko aryamiye umugongo iramanuka isa nk'iyegera umugongo, niyegera umugongo isunika ya miyoboro igarura amaraso n'indi ijyana amaraso mu mutima, ituma amaraso agenda amaraso atambuka ava mu mutima aba makeya, n'andi agaruka nayo ntatambuke neza. Ingaruka bishobora kujya nuko iyo amaraso atari gutambuka neza, niyo nyababyeyi ubwayo ntabona amaraso ahagije, itabona amaraso ahagije, ingobyi se nayo ntibona amaraso ahagije, n'umwana wawe ntabashe kubona ibimutunga bivuye ku mama bihagije. Ugasanga rimwe na rimwe nubwo ibyago byo kuboha bitari hejuru cyane, umwana ashobora kubigenderamo kubera ko nyine amaraso yabaye gutembera yabaye makeya, yabasha kumugeraho neza kugira ngo abashe gukuramo intungamubiri akeneye. Niyo mpamvu kuryamira umugongo nyine atari byiza cyane cyane iyo inda yawe imaze gukura. Tugusabira ko uryamira urubavu, kuko iyo uryamiye urubavu yanze babyeyi kugira ngo isubire nk'ijya ku mugongo, iri kuva hano ku nda y'imbere isubire nk'ijya ku mugongo, ijya iyimanura iyijyana ku ruhande ku rubavu rumwe, cyane cyane nk'iyo uryamiye ku rubavu rw'iburyo ihita yijyana nyine kuri urwo rubavu rw'iburyo, ku buryo nyine ya miyoboro y'amaraso isigara itaryamiwe, amaraso akabasha gutemberamo neza. Niyo mpamvu akenshi bavuga ko umuntu waryamiye urubavu rw'ibumoso bituma nyine amaraso atembera neza cyane ku mugore utwite, kuko nyababyeyi irisunika ikajya hirya kuri urwo rubavu rw'ibumoso, nyine aryamiye imanuka ijya hasi, ya miyoboro igasigara nyine itaryamiwe. Rero ku mugore wese watwite cyane cyane inda yakuze yegeye imbere nyine yatangiye kuba nini, nyababyeyi yabaye nini, mu buryo bwo kwirinda ko nyababyeyi igenda ikaryamira imiyoboro y'amaraso, amaraso ntabashe kugera ku nyababyeyi neza cyangwa ngo agere no mu bindi bice by'umubiri by'umugore neza. Ariyo mpamvu uba usabwa nyine kuba waryamira urubavu. Ikibazo cyo muri korora kuvuga ngo kuryamira urubavu rwonyine rw'ibumoso, ugasanga ntabwo waryamira urubavu rwonyine ijoro ryose, yose kugira ngo ugende uhinduranya urubavu rw'ibumoso rw'iburyo, uhinduranya nyine, ariko nyine wirinde cyane kuba waryamira umugongo cyangwa se uryamire inda nyine. Rero ndaseka mwasubije, ndagira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu hano kuri YouTube, mukore like, musubscribinge, mwakimwe na muganga ufite n'amajari studio, naho utaha.